Jewe Sheikh Sindayigaya Musa, mufti w'u Rwanda, ndahiriye ku mugaragaro ku izina ry'Imana ishobora byose ko nzaharanira ineza y'igihugu cyanjye, ko nzubahiriza amategeko agenga idini ya Islamu, ko nzubahiriza itegeko shingiro n'andi mategeko yose agenga umuryango Rwanda Muslim Community RMC, ko nzaharanira uburenganzira bwa buri muyisilamu n'ibyagirira abayisilamu bose akamaro ku buryo bw'umwihariko ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, ko nzaharanira ubumwe bw'abayisilamu, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira iyi ndahiro nzabibazwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Urwego rushinzwe gukemura amakimbirane no gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko. Ndasaba rero ko nk'uko biteganijwe kandi mukuru arajya mu cyicaro kiri hano imbere nk'uko biteganyijwe, hanyuma hakurikireho nyakubahwa mufti w'u Rwanda mushya Sheikh Musa Sindayigaya, kugira ngo bakore iyi gahunda ya mbere yo kwakira indahiro nyakubahwa mufti mushya. Nyakubahwa Sheikh Musa Sindayigaya ukaba na mufti w'u Rwanda watowe, murajya kwicara ku ruhande rwa nyakubahwa kadi mukuru maze atuyoborere iyi gahunda yo kwakira indahiro nk'uko biteganijwe. Nyakubahwa kadi mukuru, ijambo ni iryanyu. Ariyo mpamvu mwumva tuvuga ari amagambo avuga ngo Allahu akbaru walillahi alhamdu. Tuba tuvuga ko Imana ariyo nkuru, tuyishimira ko idufashije gusoza icyo gikorwa. Bityo rero ubwo naza no kwenda ni gahunda ari abo turi kumwe batari abayisilamu bayoboka andi madini, ari n'abayisilamu ubwabo, kugira ngo tubikurikiranye neza nibize gusobana, bashobora gutanga amashyi bishimira igikorwa, hanyuma bagatora n'iryo jambo rya takbira ryo gushimira Imana. Nk'uko rero twari twabivuze kuri gahunda igiye gukurikiraho, ubu noneho tugiye gukurikizaho gahunda yo kwakira ihererekanyabubasha hagati ya mufti w'u Rwanda wungirije n'umusimbuye. Tukaba rero dusaba ko ba mufti w'u Rwanda bungirije bombi, nyakubahwa mufti w'u Rwanda ucyuye igihe asaba protokoli mutujyanire mu cyicaro yegere hariya hafi ya kadi mukuru, ko igikorwa cyo kuhererekanya ububasha kibera imbere ye, kugira ngo yemeze neza ko ibyakozwe byubahirije amategeko. Hanyuma nyakubahwa mufti w'u Rwanda wungirije mushya nawe akurikireho agende. Inimati bitatimu salihat wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja nahajahu ila yawmiddin, amma ba'd. Ukuri ishimwe no kuzakira Imana Allah subhanahu wa ta'ala kubera ingabire ze ibyiza bigerwaho, amahoro n'ibishe bisakare ko yasojereje intumwa n'umuzare Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamwe n'abo n'abasangira ngendo be ndetse n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, nasabaga yuko mwanyemerera nkatangira uyu muhango wo kurahiza nyakubahwa mufti w'u Rwanda mushya. Hashingiwe uko amategeko ya Rwanda Muslim Community abiteganya, mufti w'u Rwanda mushya akorera indahiro imbere ya kadi mukuru mbere yuko atangira inshingano ze. Tukaba rero dusaba nyakubahwa mufti mushya yuko yahaguruka agakora indahiro asezeranya abayisilamu yuko ari imbere y'Imana, yuko yinjiye mu nshingano nshya bamutoreye. Murakoze.
ngira ngo hari nyakubahwa executive secretary, turagusaba ko wakegereza Quran irihe kuko mugishyirira hafi, kuko kandi nkuko yabitweretse mu mategeko hano muri protocole twagira ngo dusabe ku ruhande rw'ibumoso. Nyuma y'ibyo rero gahunda uko igiye kugenda ikurikirana, imbere ya kadhi mukuru kandi akaba ari nawe uyobora iki gikorwa mu ishyirwa mu bikorwa ryacyo, turasaba ko hagiye gukorwa ibikorwa 6, ariko turahera ku cya mbere. Abari muri protokole bashyire hafi, kuko ibikorwa 6 biraba bigizwe no kuba kandi w'u Rwanda agiye gushyikiriza no kuba mufti ucyuye agiye gushyikiriza mufti mugenzi we umusimbuye mu nshingano igitabo gitagatifu cya Qur'ani, kuko ari cyo tegeko rikuru abayisilamu bagenderaho. Nyuma yaho ari buze kumushyikiriza igitabo gikubiyemo imvugo n'ibikorwa by'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imwara umugisha, akaba ariwo murage yadusigiye mu byo tugenderaho byunganira Qur'ani. Nyuma yaho ari buze kumushyikiriza amategeko agenga umuryango w'abayisilamu mu Rwanda atandukanye, aherekezwa n'igitabo gikubiyemo ubuzima bwose bw'umuryango. Nyuma y'ibyo rero ari buze kumushyikiriza ibirango by'umuryango w'Isilamu mu Rwanda, turibuze kubona icyo bari buze kumuha. Ibyo biraza gusozwa no kwakira impano mufti w'u Rwanda ari bube yageneye uyu mufti mushya. Hanyuma ubwo n'abandi nabo baraza kuzitanga, icyo tubaza kugikora nyuma y'ibindi. Nicyo cya 6 nababwiraga. Niba rero ibisabwa byose byageze, ibi byose bikorwa imbere ya kadhi mukuru, ndagira ngo rero noneho duhere ku gikorwa cya mbere. Nyakubahwa kadhi mwatwemerera rero mukuru, nyakubahwa mufti w'u Rwanda agashyikiriza igitabo cya Qur'ani ntagatifu nyakubahwa mufti w'u Rwanda mushya. Nyakubahwa mufti w'u Rwanda ucyuye igihe niwe ukimushyikiriza. Kiriya ni igitabo gitagatifu cya Qur'ani, akaba aricyo gikubiyemo amategeko n'umurongo ngenderwaho mu Buyisilamu. Executive Secretary arabafasha cyangwa se ushinzwe protocole kwakira ibikorwa biri mu gikorwa cy'ihererekanyabubasha. Hanyuma mufti nyakubahwa kadhi mukuru mutwemerere rero nyakubahwa mufti w'u Rwanda nanone ashyikirize mufti mushya igitabo cya Qur'ani ntagatifu kigizwe n'igitabo cya hadithi. Iki gitabo kikaba kigizwe na biriya bice bine nk'uko mubibona, nubwo tuvuga ko ari igitabo kimwe ariko ni igitabo kinini gikubiyemo ibikorwa n'imigenzo y'intumwa y'Imana, Imana imwamara umugisha. Nyakubahwa mufti w'u Rwanda ucyuye igihe mwashyikiriza iki gitabo kizwi ku izina rya Sahih al-Bukhari, gikubiyemo imvugo n'ibikorwa byaranze intumwa y'Imana, Imana yiha amahoro n'umugisha. Ibi bitabo rero akaba ari cyo twita hadithi, nibyo bikurikira Qur'ani ntagatifu. Abashinzwe protocole babyakira. Nyuma y'ibyo rero harakurikiraho igitabo gikubiyemo ubuzima bwose bw'umuryango, ariko kibanzirizwa n'amategeko agenga Rwanda Muslim Community. Nyakubahwa kadhi mukuru mufti w'u Rwanda ucyuye igihe ayo mategeko ngira ngo arayashyikiriza mufti mushya. Nyuma yo amategeko ngira ngo ntagararangira. Noneho nyuma y'amategeko
nyakubahwa mufti ucyuye igihe arashyikiriza igitabo gikubiyemo ihererekanyabubasha nyirizina kiba gikubiyemo ubuzima bwose bw'umuryango. Hanyuma namara kucyakira turaza no gukurikizaho kuza kubona umwanya wo gushyiraho umukono imbere ya mufti w'u Rwanda, ariko arabanza acyakire. Yego, nabanza cyakira ariko bagishyira hafi kuko barajya kugisinya. Mbere yo kugisinya kujya gushyiraho umukono, turasaba ko bamushyikiriza ibirango by'umuryango bigizwe n'ibendera rya Rwanda Muslim Community. Yego, nkuko mubibona ririya bendera yanditseho amagambo avuga ngo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nta yindi mana ikwiriye gusengwa no gusingizwa mu kuri usibye Imana imwe gusa rukumbi, Muhammad Imana imuha amahoro n'umugisha, akaba intumwa yayo, ntabwo ari umwana wayo. Rikaba rero rirangwa n'ukwezi n'inyenyeri nk'ikimenyetso cy'urumuri rw'amahoro kandi rutuje. Iki nicyo kirango cy'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Ndagira ngo rero nyuma y'icyo gikorwa hakurikireho igikorwa mbere yo kwakira gushyiraho umukono. Nyakubahwa mufti w'u Rwanda yateganyije impano yageneye mufti w'u Rwanda mushya, akaba ari mu muhango mwiza. Tukaba dusaba rero ko iyi mpano ishyikirizwa kandi maze kayishyikiriza mufti w'u Rwanda ucyuye igihe. Iri ikaba ari impano y'umwambaro ubundi bamenyereye ku mwambaro witwa ijuba. Akaba yifuje kuri uyu mwanya mbere y'uko nyakubahwa mufti w'u Rwanda mushya ashyira umukono kuri iriya herekanyabubasha ayimwambika, akaba ari umwambaro ukwiriye kandi unagenewe abantu nk'aba mufti w'u Rwanda. Nyakubahwa mufti w'u Rwanda, noneho uwo mwambaro mwawumwambika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu